niba nagukorera iki simbizi ikintu nagukorera ukoze iki Vumiriya hehe ariko mishe iki ibyo nibyo bikoze nibiruka mbuza ndashaka kumenya Vumiriya wamushyize ari gusa nibyo umwana niba na nyina kuburyo ushobora kumbaza Vumiriya mbaza umwana ngo ari hehe avuga ko Isabel Vumiriya wamushyize njyewe ndabizi neza kuri kubimpisha mvuye iwabo bataye umutwe nyina ntazi aho umwana ari nyina ntazi yo muraho neza abakunzi ba filime My Daughter disi Isabel simurangiriyeho aho umuntu bita Michel ahaye Isabel amasegonda make cyane kugira ngo abe amaze kumwereka ahantu yafungiye umuntu bita Vumiriya cyangwa se ahita abimenyesha Nkuranga abwire Nkuranga ko Isabel yashimuse umuntu bita Vumiriya hanyuma umuntu bita Michel ahuruze na polisi ijye gukora patrouille kwa Nkuranga ijye gukora patrouille kwa Isabel barebe mu mazu yose yo kwa Nkuranga bareba ahantu umuntu bita Vumiriya afungiye hanyuma Isabel ahite atabwa muri yombi mu by'ukuri ibi ngibi ni ibintu bibiri umuntu bita Michel amaze kuba yahitishamo umuntu bita Isabel kumwereka ahantu umuntu bita Vumiriya afungiye mu masegonda make cyangwa ukuri kose agahita gushira hanze ikindi kintu giteye ubwoba umuntu bita Michel yaje kubakora yaje kuba amenyesha Steven ko umuntu bita Isabel yongeye gushimuta Vumiriya mu by'ukuri aho umuntu bita Michel yaje kubagaragaza isura ya nyayo yaje kubagaragaza ko ashigikiye Vumiriya ku rwego ruri hejuru Vumiriya aramutse agize ikibazo hapfa n'umuntu Vumiriya aramutse agize ikibazo mu by'ukuri umuntu bita Isabel yaba ageze mu kaga gakomeye cyane ibisasu byose twababwiraga yiziritseho byaba bigiye kumuturikana mu by'ukuri umuntu bita Isabel ari mu mazi abira aho umuntu bita Michel yamaze kubagaragaza ko aherereye ku ruhande rwa Vumiriya 100% yaje kubagaragaza ko ashigikiye Vumiriya 100% mu by'ukuri aho umuntu bita Isabel yavuze ko ibye bimurangiriyeho yavuze ko agiye kuba yafungwa nk'uko yajyaga bivuga ko umunsi ukuri kwagiye hanze azafungwa ese guys ibi bintu Michel akomeje gukora bikomeje kugenda bibashimisha mu by'ukuri Michel murabizi ko yari yarigize inshuti magara y'umuntu bita Isabel kugira ngo amuneke amenye imipangu yose umuntu bita Isabel afite kuri Vumiriya kugira ngo umunsi umwe byose azahita aturitsa bombe amakuru yose ukuri kose ahita gushira hanze umugabo wa Isabel abasha kumenya ukuri Vumiriya amenye ukuri mu by'ukuri n'abaturanyi bose ba Isabel babasha kuba bamenye ukuri bamenye ko umuntu bita Isabel ari shitani bamenye ko umuntu bita Isabel ari umurozi bamenye ko ari umwicanyi mu by'ukuri ibibi byose bya Isabel bitangire bijye hanze mu by'ukuri abantu bishimiye ibi bintu umuntu bita Michel akomeje gukora mu by'ukuri mwandika Michel hasi muri komenti muvuga ati hejuru mugenda mwandika ati congratulation mugenda mwandika ati thank you mu by'ukuri dukomeza dutwika hasi muri komenti nk'abakunzi ba filime My Daughter umuntu bita Isabel atangire aryozwe ibibi byose yakoreye umuntu bita Vumiriya atangire aryozwe ibibi byose yagiye akora muri filime yacu My Daughter so rero mugende mwandika ati very good hasi muri komenti nk'abakunzi ba filime My Daughter kubera ko umuntu bita Isabel ari mu kaga kandi abakunzi bose ba filime My Daughter bari bategereje kubona umuntu bita Isabel aryozwa ibintu byose yagiye akorera Vumiriya ibi byose yagiye akorera Vumiriya ese guys mbere yuko tuza tubabwira ngo none umuntu wateye Vumiriya inda ise wura mwana mu by'ukuri we aherereye kugira ngo nawe atangiye gufasha Steven ndetse na Vumiriya n'umuntu bita Micheline kuburana rura rubanza guhangana na haduyi bita Isabel bayihashe ira satani murimo ubundi babe bayimudihiramo
agende ajye gufungwa, mu by'ukuri ajye kuba aranwigira muri gereza, umuntu bita Isabella. Ndagira ngo mbasabe mbere yuko tuzana show yacu y'ubwenge twise My Daughter tuganire show, ndagira ngo mbasabe wowe ugeze kuri YouTube channel y'ubwenge bwa mbere, cyangwa se wowe usanzwe udukurikira umunsi ku wundi ariko ukaba utarakora subscribe, mu by'ukuri fata isogonda rimwe urebe munsi y'iyi video ahantu handitse subscribe, ukandeho, ubundi ufata irindi isogonda rimwe ukande like ni akantu k'akaganza karebye hejuru, reba munsi y'iyi video akantu k'akaganza karebye hejuru ukandeho rimwe, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri komenti. Nizera ko wamaze kwandika ati Michel hejuru. Mbere yuko dukomeza na show yacu, manzo wandike ati Michel hejuru, manzo wandike ijambo congratulation, manzo wandike ijambo good, ubundi tubone gukomeza na show yacu y'ubwenge, kubera ko ibi bintu Michel akomeje gukora buri wese ukunda filime My Daughter yagakwiye kuba amushimira. Kandi ikindi mutubwire nimba namwe mwari mwifuza ko iki ari cyo gihe cyari kigeze kugira ngo ibyo umuntu bita Isabella byose yagiye akora, ibibi byose yakoreye Vumilia, mu by'ukuri atangiye kugenda biryozwa, atangiye kugenda aryozwa ibintu yakoze, ashimuta Steven mwari muzi nk'umwavoka wa Vumilia, atangiye kugenda ukuri kujya hanze, umuntu bita Nkuranga amenya neza ko umwana atari uwe ahubwo umugore we Isabella ari haramutesha umutwe. Mu by'ukuri mwandika hasi muri komenti nimba iki ari cyo gihe cyari kigeze, ngibyo muri kubona bitangiye kugenda biba ku muntu bita Isabella, bikomereze aho ngaho. So nk'abakunzi ba filime My Daughter rero nanone mukomeje kugenda mubona ko umuntu bita Isabella yageze mu mazi abira, yagiye acika byinshi, yagiye arimanganya byinshi, akagenda rusimbuka, ariko urw'uyu munsi rwo muri kubona ko kurusimbuka ruraza kuba rumugora cyane, byaba ari nk'inzozi. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kugenda batubaza ngo none umugabo wateye umuntu bita Vumilia inda, ise wura mwana wa Vumilia mu by'ukuri we ari hehe katagaragara muri filime yacu My Daughter, ngafatanye n'umuntu bita Steven ndetse na Vumilia kuburana uriya mwana kugira ngo asubizwe Vumilia. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, abantu bashyigikiye ko twazabereka ise w'uriya mwana, twazabereka umuntu wateye Vumilia inda nawe ashigikira Vumilia, mu by'ukuri baburanira uriya mwana. Mu by'ukuri ndagira ngo mubyandike hasi muri komenti ati dukeneye kubona ise w'uriya mwana wa Vumilia. Mu by'ukuri nimba uri kumva koko ukeneye kuba wabibona, nimba uri kumva ukeneye ko twabikwereka, andika hasi muri komenti ati ise w'umwana wa Vumilia, andika ati umuntu wateye Vumilia inda hasi muri komenti, dukeneye kuba twamubona. Ubundi ku munsi w'ejo turaza n'umuriro, turabazanira show y'umuriro tubereka papa ise w'uriya mwana Isabella yita ko ari uwe, ise w'uriya mwana wa Vumilia. Mu by'ukuri tubereka nawe agira ikintu abivugaho, avuga kuntu agiye kuba yatangira gufatanya na Steven ndetse na Vumilia kuba bahasha umuntu bita Isabella agasubiza umwana w'abandi. Mu by'ukuri uriya mwana akabona uburenganzira bwe bwo kubana n'umubyeyi we. Murabizi ko umuntu bita Nkuranga nawe nimba baramuhaye karyo kumve simbizi, ariko abafana mugenda mubibona, abakunzi ba My Daughter mugenda mubibona, yari yatangiye strategy yibaza ngo kubera iki umuntu bita Isabella tonsa uriya mwana nta na rimwe yari yabona mwonsa, kandi mu by'ukuri uriya mwana akiri muto. Umuntu bita Nkuranga yavuze ko ibyo byose bigomba gusobanuka, ariko biza kurangira umuntu bita Isabella amubeshe ko yarwaye amabere, mu by'ukuri afite ikibazo. Umuntu bita Nkuranga yari yabisizemo imbaraga, yatumijeho umudogiteri uraza gusuzuma ibyo bintu ibyo ari byo mu by'ukuri, ariko umuntu bita Nkuranga nimba barahise bamuhindura nk'insanga, biza kurangira adakomeje kugenda bikurikirana. Rero murumva ko uriya mwana akeneye uburenganzira bwe, akeneye children rights kugira ngo ajye kubana na mama we, hanyuma mama we yongera amwonse, kubera ko aracyari umwana muto cyane ukeneye ibere. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, abantu mukeneye kongera kubona
umwana wa Vumiriya yongera kubona umwana we, Vumiriya yongera kubona ibyishimo. Mu by'ukuri hasi muri komenti muhatwika cyane, udutima twinshi cyane dukomeza twimanukira nk'abakunzi ba filime My Daughter. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, mu by'ukuri aha muri appreciate mbifurije umwaka musha muhire wa 2025, mukomeze kuwubamo neza, mukomeze kugenda mugera ku ntego zanyu nziza mwiyemeje kuzageraho muri uyu mwaka wa 2025. Turabakunda cyane.